Muraho, mwaramutse neza, igitondo cyiza cy'umugisha kuri wowe ufunguye video yanjye, igitondo cyiza cy'umugisha ku mukunzi wese wanjye kandi umukunzi w'iyi channel, igitondo cyiza cy'umugisha ku muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel, ndetse n'umuntu wese udahwema kumpa comment, like ndetse no gusharinga ku bandi. Turagarutse muri iki gitondo mu masengesho yacu y'iminsi 30. Uyu munsi tugiye kuba dusenyera muri Zaburi ya 25. Reka dusome. Umutwe waho uravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye. Ni wowe ntegereza umunsi ukira. Uwiteka, ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho kera kose. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye, nk'uko imbabazi zawe ziri aba ari kunyibuka, kubwo kugira neza kwawe, Uwiteka. Uwiteka ni mwiza, aratunganye, nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. Abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka. Umurongo wa 10. Abicisha bugufi azabigisha inzira ye. Inzira zose z'Uwiteka ni imbabazi n'umurava, kubitondera isezerano rye n'ibyo yahamije. Uwiteka, kubw'izina ryawe mbabarira, gukiranirwa kwanjye kurakomeye. Ninde wubaha Uwiteka? Azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Umutima we uzaba mu mahoro, urubyaro rwe ruzaragwa isi. Ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abamwubaha, azabereka isezerano rye. Amaso yanjye ahora yerekeye ku Uwiteka, kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. Unyibuke umbabarire, kuko ntagira shinge na rugero nkababara. Imibabaro y'umutima wanjye uyoroshye, nuko unkure mu makuba yanjye no mu byago byanjye. Reba umubabaro wanjye n'imiruho, unkureho ibyaha byanjye byose. Reba abanzi banjye ni benshi, kandi banyanga urwango rw'inkazi. Rinda umutima wanjye, unkize no gukorwa n'isoni, kuko nguhungiyeho. Gukiranuka no gutungana binkize, kuko ngutegereza. Mana, cungura Abisirayeli, ubakure mu maboko yabo yose, ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byose. Amen, amen. Reka twihute dusenge. Uwiteka Mana nyiringabo, Mana nyirijuru, muri iki gitondo twongeye kugushima. N'umunsi wa kabiri dutangiye amasengesho. Uwiteka, tugushimiye ko uri kumwe natwe, imbabazi zawe ziri kumwe natwe. Tugushimiye ku burinzi wadushyizeho muri iri joro, izina ryawe nirihimbazwe. Mana, dusengeye muri Zaburi, turakwinginze ngo wumve ukwinginga kw'imitima yacu. Uwiteka nyiringabo Imana, nk'uko ijambo ryawe ritubwiye ngo uwubaha Uwiteka azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Reka natwe uyu munsi utwigishe inzira dukwiriye guhitamo, kugira ngo umutima wacu ube mu mahoro, kandi urubyaro rwacu ruzaragwe isi. Ibihishwe byawe Uwiteka ubihishurire abakubaha, kandi natwe utugire neza mu buri buhishurire ibihishwe byawe. Natwe Uwiteka ugira ibyo duhishurira. Uzabereka isezerano ryawe, kandi amaso yanjye ahora yerekeye kuri wowe Uwiteka, kuko uzakura ibirenge byanjye mu kigoyi. Nuko Uwiteka Mana yacu, udukebuke utubabarire, kuko tutagira shinge na rugero tukababara. Imibabaro y'umutima wacu Uwiteka uyoroshye, udukure mu makuba ndetse no mu byago byose. Haleluya. Mana nziza, ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutwambika imbaraga muri ibi bihe. Umukunzi wese wa Women in God's Ministry umuha umugisha, kandi Uwiteka urebe icyo umutima we uvugira imbere yawe, ucyumvane imbabazi zawe. Ijambo riratubwiye ngo ntiwibuke ibicumuro byacu, byaba ibyo mu busore bwacu Uwiteka ntubyibuke, ndetse byaba n'ibyo mu bubyeyi
bwacu Uwiteka ntubyibuke, udukebuke, utubabarire, utugirire neza. Turashaka kukwiyungaho, turashaka kwigorora nawe utwigishe inzira zawe zijya i Siyoni, utwigishe kandi utunyuze mu nzira zo kukubaha. Uwiteka Nyiringabo Imana, uyu munsi wose uduhire, ubane natwe, uduhe umugisha, kuko ijambo ritubwiye ngo ibihishwe byawe Uwiteka ubihishurira abakubaha. Reka uyu munsi abakubaha, abera bo mu isi yose turabasengeye ngo reka ugire ibyo wongera kubahishurira, kuko inzira ari ndende kandi iruhije umugenzi, ariko ugenda afite amaso y'umwuka, inzira naho yamurushya azajya akomezwa n'ineza yawe, azajya akomezwa nuko itabaza rye ryaka rikagera aho rimumurikira kandi ageze ikirenge cye. Udukebuke utubabarire rero imibabaro yacu yoroshye, kandi ucane urumuri mu buzima bwacu, ucane urumuri mu mitima yacu, ari wo Mwuka Wera. Uwiteka Nyiringabo Imana, kugira ngo tutayoba inzira yo gukiranuka, kugira ngo tutayoba inzira dukwiriye kunyuramo, Mana, tukanyura mu nzira y'irimbukiro. Buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro, ndamusabiye ngo reka ubane nawe Mana ya Isiraheli, ndamusabiye ngo reka umweze umutunganye kandi umunyuze mu nzira zo gukiranuka. Uwiteka Nyiringabo, erega tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi mu isi nta heza ho kwishimira ibyishimo by'igihe kirekire hahari. Niyo mpamvu nkusabye Mana ngo umuntu wese uri kureba iki kiganiro, reka uzamutuze mu gihugu cyiza cyo mu ijuru, igihugu kitarimo amahoro, amakuba, igihugu kirimo amahoro, igihugu kitarimo imibabaro, igihugu kitarimo intonganya, akarengane ndetse n'ibindi bibabaza umutima wacu. Urakoze rero, turishinganishije ndetse n'urubyaro rwacu, komeze kutugirira neza uyu munsi. Urakoze Uwiteka, kandi cana nkomeje kuyisengera kugira ngo yagure, uyihe umugisha Mwami. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ryera rya Yesu dusabye nizeye, amena, amen.